Yes, bibe byiza kuri mwese mukurikiye Zen TV, reka twizere ko mumeze neza aho muherereye mu mpande enye zigize isi. Reka mbabwire ni mukomeze kumera neza aho muri hose. Nicaye narikunda ibitekerezo by'abagore. Uyu mwanya rero muri ibi bihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane, dukomeza kubwira abanyarwanda bose ko twakirinda ingengabitekerezo, kuko buri ingengabitekerezo ni ikintu gikomeye cyatuma n'umwanzi abasha kutwinjirira afite aho ahereye, nk'uko byagenze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane bitewe n'ubuyobozi bubi. Ariko kuri ubu dufite ubuyobozi bwiza, ntabwo twagakwiye kuba twabiba ingengabitekerezo cyangwa se amacakubiri byaba bisa nko kwitera nyamara ntacyo twabuze. Muri aya masaha rero mu nkuru mbazaniye itari nziza, ni inkuru y'incamugongo. Ni mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa 8 Mata umwaka w'2025 mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi akagari ka Tare, ku muhanda wa kaburimbo hariya uno muhanda wa Huye Nyamagabe ahitwa Igashikiri. Imodoka ya sosiyete ya Volcano Express yavaga i Huye yerekeza i Nyamagabe yakoze impanuka ikomeye yatewe nuko yabuze feri igeze mu ikoni igahita irenga umuhanda. Amakuru dufite nuko kugeza ubu umushoferi wayo yahise yitaba Imana, mu gihe benshi mu bari bayirimo bakomeretse. Turamutse tugize andi makuru tubona kuri iyi nkuru y'incamugongo itari nziza na gato, twaza kubamenyesha. Reka tubabwira ati mukomeze kwirinda muri byose kandi mukore bikwiye nk'uko abanyarwanda twatojwe, by'umwihariko muri ibi bihe turimo. Icyiza mukomeze gushyira indangagaciro nyarwanda imbere kugira ngo tubashe kuba mu mahoro no mu mutuzo. Ni Jay narikunda ibitekerezo by'abagore. Nshimira mwe tubanye muri iki kiganiro kigufi, aho twabagezaga amwe mu makuru abagezweho, nubwo aya atari meza, ariko nta kundi nyine byose bibaho muri iyi si. Reka mbabwira ni mukomeze mugire ijoro ryiza, inshallah.